w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga. Umuryango w'Imana bakiranye urukundo yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, yateye imitima yanyu urukundo kandi ruhakwiyongera. Iyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi, muje kuyishimira no kuyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristu umushaka kuzabana iteka. Muje kuyisaba guha umugisha uwo mubano wanyu no gusendereza ineza yayo mu rugo mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristu ari isezerano ry'abashakanye, rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristu agirana na Kiliziya ye. Mu ngoro y'Imana aho duturira igitambo cy'urwibutso rw'isezerano rya Kristu na Kiliziya ye, tumusabe rero kugira ngo tutagatifuze umubano w'aba bageni. Kugira ngo duhuze imitima, dusenge dusabira abavandimwe Manuel na Sandrina bifuje kuva nyuma y'urugendo bamaze n'iminsi bitegura kugirana isezerano riza guhinduka isakaramentu ryo gushyingirwa. Gushyingirwa guturuka mu mugambi w'Imana, ntabwo ari mu mugambi w'abantu. Tubasabire kuko Imana ariyo soko y'umubano wabo, kugira ngo ubwo bagiye gushinga uzabe urwo rwubakiye ubumana, ufate urugero kuri Kristu. Urukundo rwabo rumeze rube urukundo nyarukundo, rwa rundi rutagira icyo rureberaho, ahubwo urukundo rurebera kuri Kristu. Ni mucyo bavandimwe twanga ibyaha byacu, kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gukora igitambo cy'Ukaristiya ufite umutima usukuye. Nemere imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, ibyo nirengaje gutunganya, kuko nacumuye rwose. Leta n'abirinda Mariya Mutagatifu n'ikiteka n'abamarayika bose n'abatagatifu
imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
imana mubana mugategekana mu bumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimbura iteka. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafesi. Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira. Yarayitagatifuje ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza, kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobewe se ko turi ingingo z'umubiri we? Nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we nk'uko yikunda. Buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yesu abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi aricara, abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha ati, hahirwa abakene ku mutima ko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa abiyoroshya ko bazatunga isi ho umurage. Hahirwa abababaye ko bazahozwa. Hahirwa abasonze ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe ko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima ko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro ko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa nibabatuka bakabatoteza bakanababeshyera mu buryo bwose, ari jye babahora. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kimwe n'isakaramento ry'ubusaserdoti n'amasakaramento ajyana n'ubutumwa. Nyuma y'amasakaramento batisimu, Ukarisitiya no gukomezwa, bita amasakaramento y'ibanze adufasha gucengera ubukristo, n'amasakaramento ya penetensiya, gusigwa kw'abarwayi, adufasha kongera kwisukura no kwegerana n'Imana igihe twagiye kure yayo. Andi masakaramento abiri asigaye n'amasakaramento y'ubutumwa. Isakaramento rero yo gushyingirwa bishyira mu isakaramento ry'ubutumwa, bitwereka ko
abahana isakaramentu ryo gushyingirwa ntabwo baba bagiye mu byabo gusa, ahubwo baba bagiye mu butumwa. Kandi ubutumwa bukomeye baba bafite ni ukwita ku mbuto z'urukundo rwabo. Ibyo rero ubumwe bwo kwita kuri izo mbuto nibwo twumvise Pawulo mu ibaruwa yandikiye Abanyefesi abwira abantu b'Abanyefesi uburyo bagomba kubana na Kristo mu rugo. Hari ibireba umugabo n'umugore, ibyo twumvise, ariko iyo dukomeje bakomeza bagira bati bana nimwumvire ababyeyi muri Nyagasani. Hari n'ibireba abana. Bavandimwe, Pawulo Mutagatifu atwereka ko urukundo rushyigikirwa no koroherana. Atari ukoroherana ko tubyumva cyangwa se kubera izindi mpamvu abantu bashobora guhimba cyangwa kubona kubera gutinya Kristo. Kubera gutinya Kristo nduhira mugenzi wanjye. Kubera Kristo, kubera Kristo ndakunda mugenzi wanjye, ndamwitangira. Barabizi mu minsi ishize twari turimo tubisubiramo. Hari ibireba umugabo, hakaba n'ibireba umugore. Umuntu yumvise uburyo Pawulo abivuga akagira ati bagore mwumvire abagabo banyu, bagabo namwe mukunda abagore banyu. Yagira ati ko wenda mu gihe cye hari hatarazaho bya bindi bita jenda, uburinganire. Ariko Pawulo yari abizi neza, kandi n'uburinganire ntabwo bukuraho ko buri wese afite inshingano mu rugo. Umugabo afite inshingano ze, umugore afite inshingano ze, ariko bose bakuzuzanya. Bose bakuzuzanya. Ntabwo abayikorera n'undi babikorera, ahubwo bakora bagamije kuzuzanya. Pawulo rero arabigereranya n'urukundo Yesu yakunze Kiliziya ye, akayitangira ku musaraba, akagira ati nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, kandi ukunze umubiri we aba yikunze ubwe. Pawulo ahangaha arazirikana ko abashakanye, abahana isakaramentu ryo gushyingirwa baba babaye umwe. Bityo rero buri wese agomba gukunda mugenzi we nk'uko yikunda. Igihe cyose cyangwa inshuro nyinshi iyo nagize amahirwe yo gusoma misa irimo isakaramentu, ntabwo urugero rworoshye. Hari umuntu mwigeze mubona afata icyuma agatega akaboko agakata cyangwa akikomeretsa? Hari uwo mwigeze mubona? Kereka yarwaye. Niba rero tubyumva bikatugera no mu misokoro, atari kubivuga gusa, tukaba twumva ko abagiranye isakaramentu ryo gushyingirwa baba babaye umwe, ntabwo bikwiye ko hagira wumva yabangamira mugenzi we ngo yumve ko ari bwo yishimye. Abo waba waribeshye, waba utarumvise ibyo wahisemo, ngo wumve ko ushobora kwibwira ngo ndaje kumvisha cyangwa agiye kumwumvisha. Uko umwumvisha ariko nawe wiyumvisha, uko umubabaza ariko nawe wibabaza. Ubundi urukundo ni icyo ngicyo, kwiyumva nk'uko mugenzi wawe yiyumva. Yaba ababara nawe, yaba ababaye nawe ukababarana nawe, yaba kandi ari mu byishimo ukishimana nawe.
ntabwo umuntu yaza ari kukubwira inkuru nziza y'ibyishimo afite nawe ntatangira kukubwira utagira kuvuga ngo ibyo nzaniye z'ibiki ibyo ntibizigere biba iwawe. Arishimye emera gushimana nawe, ariko naza no kukubwira ngo ababaye tega amatwi wumve ikimuteye kubabara urwo rukundo icyo ari cyo. Nta wigeze yanga umubiri we, ahubwo awitaho akawugaburira kugira ngo umererwe neza. Emmanuel na Sandrina umwe ku wundi kubwo ubutumwa bufite bwiza inshingano bufite kwita kuri uwo mubiri kugira ngo urusheho kumererwa neza. Ntabwo mvuze kwitaho bwo kuwusiga no kuwugaburira gusa ntutunga ngo use neza, ahubwo ni ngombwa no kwita no kuri roho, ngombwa no kwita kuri roho. Uko usenga wisabira usabire na mugenzi wawe, uko ukora kugira ngo umererwe neza ukore uharanira no kugira ngo mugenzi wawe amererwe neza. Uko ushaka ibyishimo na mugenzi wawe uharanire kumuha ibyishimo. Ibyo rero birashoboka kandi birashoboka cyane rwose, ariko inzira y'ibyo byose niyo twumvise mu Ivanjili. Amagambo ya Yesu twita amagambo nterahirwe. Iyo avuga ayo magambo nterahirwe ntabwo avuga abantu dutekereza ko muri iyi si bameze neza bashyikiriye, oya, ni abantu ahubwo iyi si rero ikabona ni abantu baramuwe, ibyabo byararangiye, bashigaje iki? Abakene, abiyoroshya, abababaye, abasonje, abagira impuhwe, abakeye umutima, abatera amahoro, abatotezwa. Birashoboka ko mu buzima bwabo muzahura n'ibibangamira urwo rukundo. Ubundi najya numva abana bavuga ngo shitani azira bimereye neza. Ubwo mugiye kwimerera neza nimugire ngo byose bimeze neza, n'abari hafi yanyu barabareba bakabona mumeze neza bakishima, sekibiwe aba amerewe nabi. Hari ubwo rero hazaboneka ibibangamira urukundo rwanyu, ariko ntimuzabemerere. Mwemera kugira umutima ukennye, Nyagasani azabakungahaza. Nimwemera kwiyoroshya, azabakuza. Nimwemera kubabarana nawe mu bibababaje, ntakabuza Nyagasani azabaha ibyishimo. Mwemera umutima wanyu ugacya, ariko ugakera kumva ijambo ry'Imana, ntakabuza azabakungahaza, azabaha ibyo mukeneye, abahe ibyabagirira akamaro, ndetse n'ibyo mwebwe cyangwa twebwe abantu tutubahuka kumusaba. Birashoboka ko muzatotezwa, birashoboka ko aho mwatekerezaga ibyishimo mushobora kuhahura n'umubabaro, ariko ibyo ngibyo muzabyihorere, murangamire Nyagasani. Inyigisho rero Yesu aduha ni ukugira umutima uca bugufi. Uwo mutima uca bugufi rero ni uwa Yesu. Yesu niwe tugomba kwigana, tukamwigiraho kandi mukamuhamagara buri munsi mu isengesho ryanyu kugira ngo abe inkingi y'urugo mugiye gushinga. Reka nongere ngaruke ku by'ubushize twaganiriye, ariko ntabwo ari mwebwe kubwira cyane, utagira ngo ni kubatongera, ahubwo n'abandi bumvire. Narababwiye ngo urugo rwubakwa n'abantu babiri. Uwa gatatu ushobora kuza aje kukugira inama ariko akagusengera. Urugo mbere na mbere ni urwanyu.
mbere na mbere ni urwanyu. Ibyishimo bizaturuka muri mwebwe, ariko nimurangara hashobora kuza n'ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo. Urugo rwiza ni urwubatswe na ba nyirarwo. Abandi natwe twabatera inkunga mu isengesho ndetse no mu bundi buryo, ariko mbere na mbere mwebwe ugiye kubaka. Umuntu iyo agiye kubaka inzu arabanza akareba ubushobozi afite, amara kureba ubushobozi afite akavuga ati ubushobozi bwanjye bunyemerera kuzubaka inzu nk'iyi ngiyi. Buriya siko bimeze rero, abubatse ingo zabo cyangwa se n'inzu nuko bigenda, kandi nawe abona icyo abona nawe ubwawe mukeneye. Nyagasani Yesu nabane nawe. Ushobore kubana iteka mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo ushaka kubanza kubabaza ngo mumbwire uko mutekereza imitima yanyu byerekeye isezerano mwifuje kugirana. Ku bana ni ku bwanyu. Murashaka gusezerana gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo. Nabyo murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago. Murabizi? Ko mwifuje kugira isezerano ryo gushyingirwa mutagatifu, muhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya mwabwire muri isezerano rye. waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. mugiranye uruhare rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero Imana yakubiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Kugaragaza ubumwe bukomeye busabagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero ngo usukisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana bwa Kristo umwami wacu. Akira iyi mpeta mwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka bisezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana
ibyo bamaze kwiyemeza birakomeye, ariko kandi babifashijwemo n'inema y'Imana birashoboka. Reka rero dusabe Emmanuel yongere kandi urugo rwubakiye rushingwa rurabahugisha utigeze uvanaho n'icyaha
k'inkomoko kandi ntiwabavanaho n'icyorezo cy'umwuzure. Reba nimwe umugeni Sandrina agize isezerano ryo gushyingirwa, aragusaba gukomezwa n'umugisha wawe, uramuhe kurangwa n'amahoro n'urukundo, azahora akurikiza urugero rw'abagore b'intungane baratwa n'ibitabo bitagatifu. Reba nimwe n'umugabo we Emmanuel, uramuhe guhora yizera umugore we, amubonemo inshuti bareshya, basangiye gupfa no gukira, amuha icyubahiro kimukwiye kandi amukunda igihe cyose nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye. Bombi bazarambe babone abuzukuru n'abuzukuruza, baragatunga batunganirwe, maze nibamara guheraheza ubukando bwabo uko babyifuza, bazinjire mu ngoma y'ijuru babane n'abatagatifu bawe. Kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose, ibihe turimo bisakaze n'amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Ububasha n'ikuzo ari byawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo, wowe intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi wumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo tumufurizanya amahoro.
washingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke Johnny, drill. Maven. Love is a beautiful thing. This love's not for you and me. Be my Juliet and I'll be your Romeo, my love. It's the hand of God, now him bring you to me. It's indescribable what you mean to me. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo, my love? Oh yeah, yeah. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo, my love, my love. And when the stars come out tonight, I'll think about you, my love, my love. And in the dark I see your lovely eyes. Darling, you are my light, you are my love. Like empty, and I will find you everywhere you go. And like Chuck and Jake, our love will never grow old. Please be my Juliet and I'll be your Romeo, my love. Oh yeah, yeah. Would you be my Juliet and I'll be your Romeo, my love, my love. And when the stars come out tonight, I'll be thinking about you, my love, my love. And in the dark I see your lovely eyes. Darling, you are my light, you are my love. Take my hand and walk with me, my love. Just say what you want and I'll get it for you, my love. Take my all, I give it all, and take it back. All I want is your love. You can take my all, I give it all, and take it back. All I want is your love. All I want is your love. Oh yeah. Think about you, my love, my love. And in the dark I see your lovely eyes. Darling, you are my light, you are my love, yeah. Be my Juliet and I'll be your Romeo, yeah, my love, you are my love, Nabizele gebele ezo pesa kanda mesho ezate musala makasi membongo ezate miziki ningie demi ni bebe demi le dadari kwa weka miziki ningie demi ni bebe demi le dadari kwa weka miziki ningie demi ni bebe demi le dadari kwa
kakolia na motoki na ye Nzambe koloyo mokolo babonga nalia ifo natoka Pomo kakolia na motoki na ye Kolo kosakate Neti ajaya leta bafuta kate Kuza kumanura ivumbi ndetse ngo icyaka ni nk'icyatsi ukivomera niko gikuraho kabyara we gitsirika ntawe ukica ngo buryo iyo ukishe nyiracyo ajyana nacyo umwongere burya kandi abagore bakunda kayaho kabyara we kandi nk'uko ubizi umenye ko abagore bakunda inkuru nta kindi kintu ndi burenzeho umenye ko umugabo adahabwa rimwe kandi ngo buramuka muhazi ukanamuhati utamuhagije umusanga kumuhana mwongere n'igashira dushyiremo na kandi abari ahangaha ni mu bishimo muhoze ibiganza hanyuma tubashimire murakoze cyane mushiki wanjye akomeza abatwara mukomeza mutambuka mugana imbere hanyuma ukomeza mutambuka ibintu byateguwe ndaza gusaba wa musore ushinzwe aze kuza kuba bugufi bwanyu abandi twese tukabyinira Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. Then round about me you wanted to stay. Congratulations and atwigira ijuru hanyuma atwingingira ijuru rikinguruka hanyuma ribane natwe ngira ngo twese tuze kuza kugushimira Nyagasani Yesu Kristo umwami wacu. Tugushimiye ko wabanye natwe kuva mu gitondo uko twinjiraga aha hantu tukagusaba kubana natwe. Nta na kimwe kitabaye kuko ibyo umuntu bishobora kubikwabusa. Nyagasani Yesu, tukuzamuriye amashimwe tubikuye ku mutima kubw'umunsi mwiza w'umugisha waduhaye. Tugushimiye ko warinze umukwe n'umugeni kugeza kuri iyi saha kandi bazima bishimye banezerewe. Yesu mwiza, uri mwiza ntawe uhwanye nawe, uragambirira kandi ugasohoza. Iyo wavuze biraba wategeka bigakomera n'ubu byakora. Nyagasani Yesu, bana natwe wumve ko nta kindi dushyize imbere usibye kuba twagusaba ngo bane natwe muri byose. Uha umugisha ibibera aha, uha umugisha uyu mugoroba, watanze umucyo tukuzamuriye amashimwe. Komerwa amashyi Nyagasani, komerwa amashyi Nyagasani. Twarasenze tugusaba muzabane natwe uduha umunsi mwiza
iminsi y'umugisha kandi byose wabikoze ko mu munsi ucirikiwe. Tukuragije ibiri imbere, tukuragije urugo rushya, tukuragije uyu muryango mushya twungutse, tuguhaye umugeni n'umukwe kugira ngo ubane nabo, kugira ngo ubatwikirize amaraso yawe, urugo rwabo ruzaba urugo rw'i Nazareti, bazabona abashyitsi beza b'umugisha, baragatunga batunganirwe. Tubasabiye umugisha wa kibyeyi tuvuye ku mutima. Nawe rero imiryango yombi ikomeze iyihe umugisha, ikomeze yaturire umugisha w'ababyeyi kuri aba bana bacu, kugira ngo barusheho kubaho bashyigikiwe n'umugisha uturuka ku babyeyi. Nawe rero umugisha utangwa n'ijuru ukomeze kubana natwe, amagambo avugirwa ayoborwe nawe, ibibera aha byose biyoborwe nawe, n'ejo kandi n'ejo bundi tuzakomeza tugushime kuko uri umwami wacu. Urakoze Nyagasani Yesu, urakoze Nyagasani Yesu, ubaho Imana Data, Umwana n'Umwana Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka nihora n'iteka ryose. Ndakuramutsa Mariya, uje imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira turi abanyabyaha, uri muri igihe tuzapfira. Nyagasani Yesu twishyize mu maboko yawe, urugo rushya rw'abageni turushyize mu maboko yawe, ibyo dusigaje imbere byose tubishyize mu maboko yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana. Hatabayeho Imana ntago naba mpagaze aha, ntago twaba turi kumwe aha ngaha twese kutungana, byose rero tubikeshayo. Rero mubyeyi wanjye, mubyeyi wanyibarutse, twakiriye abashyitsi beza, n'imfura, nabitegereje cyane, n'abashyitsi baturutse mu muryango wa Mwitire Hespiriye, barangajwe imbere n'umubyeyi Charles. Ariko unyemerere mbere yuko ntangiza igitaramo, ntabwo ntangira ntyo, ntangira nk'imfura kandi ngatangira nk'intore. Ndi nkubita imanzirwa mucyo mu gitaramo ubwabo bagira ishyaka sengera igishyika, nigenya kugira ubutangwa Yesu icyo abana batinyira ba nyina bankora mu ntoki bati utaho umwana w'umwami tuba tukuraza hagati yacu. Burya ndi rutikura, ndicumu kandi ndasongoye, ndi nyamususurutsa abo nasanze sibasi kuko nabasanze nsiga bataramye neza n'amahoro. Ningizwe nayo, ngizwe na rya nsanzwe muhire sanzwe muhire rya rumuriza rwa Gasimba nakakiramira. Mu gitaramo cyiza nk'iki ngiki nitwa MC Rwizihirangabo, nkaba umuhanga mu kuvuga ariko namwe mukaba abahanga mu kunyima amashyi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mubyeyi rero wambyaye, ndabyibuka twari mu gitaramo, urambwira uti mwana wanjye uzajya ujya mbere, nawe ndabona wakuze, ndabona wabaye ubukombe. Igitaramo cyose kizabera hano muri uwo muryango uzajya ujya ku ruhembe rw'imbere, hanyuma ukiyobore. Urambwira uti nubona mu marembo havunyishije imfura ziza zigana muri uyu muryango, uzarebe abo munganya uruhanga, hanyuma ubazanira amata mwicare muganire. Uranambwira uti nubona hinjiramo umusaza w'imvi z'uruyenzi nkanjye, uruhanga rungana urwanjye, uwo mubyeyi uzabumuhe ibyicaro byiza bimukwiriye, utariko ntuzigere ukora ikosa ryo kumwakira. Rero umubyeyi wambyaye ntabwo nakora ikosa ryo kwakira umubyeyi ungana data, n'abangiye kwigira siyori kandi bidahura. Unkundire wigereje hanyuma wakira umubyeyi mugenzi wanjye. Murakoze maze umuhungu wanjye, abanyarwanda babivuze neza ngo haje ubwanwa ubwana bwa bwahavuye, maze nawe kwinyega mu mukwawe. Mu gitaramo gitaha nawe nzagutaramire, nzajya kuguhakirwa. Nanjye nibyo ndimo. Ngaho bushyuganye rero urebe bashiki bawe, barebe bwa buki bwiza data yakiriza abaje bamugana, basobanye ntibasubanye amagambo, maze bambe ubutambutse. Munyema Karame wamfura, uriho? aha rwose ngiye kwirirwa cyane, nakomeye. ngira ngo wumvise ko umwingizi w'umuryango yadushyize imbere ya Rugira. Hariya jyewe nari nagiye rwose, nari nagiyeyo ntapfuye. Nyemerera rero mbere y'uko barimo gusonzoranya
banshyikiriza bwa buki bwiza. Wigire hino tubanze turamukanye nk'umuryango mugari wa Sipiriye. Uriho? Urakomeye. Uraho nk'ubitekereza? Uracyariho nshuti y'urukundo. Uraho nshuti nk'amaguru? Sanasi. Ndabishimye. Magoma. Ye, aha rero waje tugana, waje dusanga. Ntabwo ndi buvuga imyato kuko twahereye kare tutaramye. Si byose, reka nsaba bahereza bashaka bwiza data yakiriza abashyitsi babutambutse. Abazi mu gihe cyo hambere hari ahantu bita ku Kamonyi, hariya ku Masuka habaga bariyeri. Umuntu wazaga i Kigali yagombaga gutanga ibyangombwa bimwemera kuba i Kigali. Ndabeshya abasaza muturimo? Niko byari bimeze. Wagera hano ku kiraro cya Nyabarongo bikabuko asiga bakakwemera kugera i Nyarugenge. Ubwo rero natwe twageze i Nyarugenge batabutubaje ibyangombwa, ni ukuri twumve ko natwe twifite, sibyo mwamfura mwe. Maze rero nyaboneka nimba ubwo bucyari ntabwo ndigabanya gatanu nk'imbaragasa, nanjye ndebe icyo nakiriza urungano rwanjye. Aho bakiri bato rero igihe bagenda bakawugera muri bya bindi baba bakina iby'abana ntabwo twabavemo, ariko muri aho ni ukuri ni amahoro, ni kwa kundi. Aha, mugana ni nk'uko bisanzwe iteka. Nibyo, mugana cyangwa murakomeye. Turacyakazanya. Aha, nibyo ni rwose. Mujye mukomeza muramyo uruti. Maze gukwanga nuko kuzisobanura namwe bikabagora. Birumvikana ntabwo byadusobanura abateretsi nabo ba vino. Aha, bagakibanza kuzisogongera ngo bumve ziryoshye. banze kuri urwo rukoma ngaye nguko. Ndabona nta rugateze rurimo. Ahari yenda uraza kunyemera nuza kuyumva, urasanga igukwiye nusanga itagukwiye nanjye uraba ari ya yindi. Munyemerere rero mu byubahiro byanyu. Umunsi urimo uragenda, bamwe baravuga ngo uciye ikibu, ariko mu kinyarwanda kizavuga ngo ucyuye ikibu. Ubwo rero akagoroba ko gusakuza karageze no guca imigani. Sakwe soma wambyeyi. Nari ngiye kuvuga ngo sakuza n'uwo muri kumwe. Wasomye ongera usome. Ntugire ubwo wagire ngo hari rakanga imitima y'abizera. Niwe nabwiye ngo usome. Ngaho nawe ushyirayo uyihekenye wumve. Kera umuntu bagiraga ikiriga amazi akumva inzoga akabanza agashyira mu ijigo akafata umva urwagwa ruzashya ejo, ati cyangwa rurashya saa sita. Uru nguru rwo rurahirayo. Amapfu yo kurutegesha. Aha, ku buzima bwacu rero sibo mwadushime mwamfura. Maze wakira intebe y'imvunwa. Umuhungu wanjye nawe aze kunyemera rero arebe igikwiye abo bashyitsi, asigaye nuza kugira irindi rikubanda. Ubwira njogo y'indi nyaryengi gatora. Urakoze cyane. Muterure rwa rubindi, muze mutereke ku rugata rutamena ahangaha, hanyuma muzane n'imiseke twese dukwirwe ntacyo bitwaye. Dutsirike inyota y'aba bantu bagendanye na Munyemana bose. Umwuzukuru Ruzungu sinzi ahantu aganiye, angaze kuza gushaka umurya mwiza w'inanga, hanyuma tube dutuye umubyeyi yumva uko dutarama ahangaha. Niba ari hafi ahangaha aze kunyumva DJ. Hanyuma turaza kuza gukoresha umwanya muto mu kanya gato, amasaha ari kugenda akura cyane. Umunyarwanda yarongeye atavunagwe ntiyakwirwa mu ruhago. Oya ngo niyo butije imvura iragwa. Ubwo rero uze kunyemerera rero mu gihe abandi barimo bagifite biranenga, tube twiganira nk'abasaza kandi urebe ku ngengabihe. Ndagushimiye. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Iriwe neza. Abandi muraho. Muriho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Yesu akuzwe. Iteka ryose. Ngira ngo hari tumaze igihe tutarimo kubonana, nagira ngo udahuze cyane ntere ikiganza mugenzi we, umubwire wakoze rwose kuza
ubu ukiri hano ni ibyo gushima. urakoze gusa. Amen. Amen. oroshya sha oroshya umurya w'inama. Mubyeyi Daniel rero ndakumva. Turaziranye bihagije kandi tumaranye igihe kugira ngo imiryango yacu yombi, umuryango wa Sipiriyani ndetse n'uwa Jean Pierre irasanganwe. Dusanzwe dutwererana, tugasabana abageni, tugahana inka, tugahingirana n'ibindi. Uyu munsi rero uyu mwanya mufashe ntari jyenyine ahubwo ndi kumwe n'umuryango mugari wa Sipiriye. Yego. Ni ukuri mwakire intashyo bampaye mu gashyikirize. Yego. turazakiriye rwose hano mu muryango. Ngira ngo rero mubyeyi Daniel Dataminka murabyibuka neza ubwo mwatembaga neza muza mu muryango wacu. Yego. Ni mu minsi itambutse muza muje kudusaba amaboko, muza mudusaba urukundo. Ndabyibuka neza tuganira umbwira uti naje kugusaba irembo twararibahaye. Duhana amatariki kugira ngo muzaze gusaba umugeni. Ayo matariki twateranyije ba nyirasenge na ba se babo na ba nyirarume arubahirizwa. Mudusaba umugeni turabakosha n'ibindi byangombwa byose byagombaga mwarabiduhaye. Tubaha umugeni, tubasaba ndetse ko tuzajya mu murenge mu irangamimerere, muratwemerera tujyanayo. Tubasaba ndetse bidasubirwaho ko mwatwemerera tukajya imbere y'Imana. Imbere y'Imana ishobora byose nayo igashyiraho umukono ndetse na kashe. Murabitwemerera. Aho hose twabaye imfura ntabwo twigeze tunyuranye. Uyu munsi rero uko twari twateguye neza ko tubahekera umugeni nk'uko mwari mwabidusabye, nk'uko twari twabisezeranye. Umuryango umaze guterana ushaka abasore bajya mu mujishi maze baheka umugeni. Nyakubahwa Daniel, uyu munsi nakuzaniye inkuru nziza. Inkuru iri bugushimisha igashimisha n'umuryango wose wa Jean Pierre. Uyu munsi naje mbahekera umugeni. Urakoze cyane. Waho imfura rero zisezeraniye niho zihurira. Ngira ngo rero umwanya mwiza ngezeho, nagira ngo nta banga ririmo. Hagurutse Emmanuel ndetse na Sandrine bigire juru. Hagurutse Emmanuel cyangwa hagurutse Sandrine? Hagurutse Emmanuel na Sandrine. Buriya twaravanze. Byari imiryango ibiri, byabaye umuryango. N'abitwaga amazina abiri ubu basigaye bitwa izina rimwe. Kugeza uyu mwanya abageni bacu bitwa Twizeyimana Sandrine. Yego. Twizeyimana Sandrine rero nifuzaga ko bagejuru maze nkakwereka rwose bidasubirwaho umugeni baje tubahiriza. No ku mugaragaro bose hakibona nguyu Sandrine, nguyu Twizeyimana Sandrine, nguyu umugeni wansabye. Ngaha naje muguhekeye mugushyikirije ku mugaragaro.
akira Sandrine ariko aha nanjye nimuza kundeba muraza kureba amasuso amaze kuba manini n'amaso atangiye kuzamo igihu. Ndaza gusaba umuhungu wanjye Emmanuel aze kunyemerera ahindukire arebe Sandrine, ubwo numbwira ko ari oke nanjye ndagiye kiri nkurikiza. Wabwiye niwe ngiye kubara 1 2 3 aragira ati merci pour tout ce que tu fais pour moi. Nicyo nashakaga. Akira nkora mu biganza mu wanjye. Nyemerera rero nawe ukore mu biganza cyo mwigire yino bamwe. Inkwero ni yayindi. Maze rero bahungu banjye bakobwa banjye munyemerere namwe nimuze gusubira muri iriya ntebe y'imvunwa. Ndaza gusaba uyu muhungu nawe arebe igikwiye ko bari cyo bakurikiza. Urakoze ndagushimiye. Hanyuma nsaba bashiki banjye bari ahangaha, hano hari impano mu gitondo zitari zabonye uko zitangwa, akandi ko kanya ngo tuzitange, hanyuma nitumara kuzitanga hanyuma n'abandi baziteguye tukora abageni turahita tubageraho. Wemeye gukamisha Toruduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze utateshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura Icheyewe Wamwiza uduteye irungu Iraba yazana ninde Ugukuye mu rungano Urabeho nyamibwa icheyewe Wamwiza uduteye irungu Iraba yazana ninde Ugukuye mu rungano Namwe n'umuhungu wanjye ubw'amaye impano nanjye hari impano namuteganyirije umwana mwiza namwita umwana kuko n'igihe tubanye kinini namwe nyeretse ikirori cyiza mushingiye mbemburiye abana igiye gushingira impano hari impano bateganyirije harimo akantu keza ugomba kujyana wajyaye byose n'ibyana Murakoze cyane. kaza ubonye umugabo mwiza witonda w'imfura ndamugushima uzabane neza kandi byose nanjye ndahari nzabafasha murakoze tuzahora tugukumbura ururiza we igendere se nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa icheyewe Wamwiza uduteye
ababyeyi bakureze urabasize baguranya abandi dore basaza bawe urabasize agahinda ubasigiye bagaturende dore barumuna bawe urabasize igendere se nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we wamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde Spyro, now only me one life. See us we day like this sunrise. I will never leave your side. I will never, never. I dedicate my time to you, my guy. As I never see you online, it they worry me and it they give me consign. Yeah, I be ringing on your cellular. Where you at? My body no fit settle down. Yeah. uriya ni nyirasenge Manuel rero twishimiye ubukwe bwe kandi twashimye n'Imana buryo ubukwe bwe bwagenze neza twifuje rero kumuha impano yo kumushyigikira tumwifuriza urugo ruhire Murakoze cyane. ni ukuri nongeye gushima Imana aho ndi hano hose mugiye mujye mwese mumpe Imana icyubahiro icyubahiro cy'Uwiteka sana ninde ugukuye mu rungano Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. bose bakomeje kwishima kandi kwishima by'agaciro kuko uyu munsi kuri munsi yagiye bikwiye burya iyo abantu baganiye neza ibiganiro bakagira umushinga bakagera ku muyobozi wabo babwiye iby'agaciro rero nk'uko twaje tuguhekeye aha batwakiriye niba ariho wubakiye umuhungu wawe
bambwira ariko numvaga umwanya wo kunyereka aho nazashyira gusura usanga. Ndagushimiye neza ko wabonye mu muryango wawe, twamaze kubana igihango rero. Unyemerere rero, ntabwo ndi bukumenyere impamvu aka kanya, nta nubwo akanozagendo nkaguhera. Unyemerere banze mugeze mu rugo twubakiyemo abana, hanyuma niba mugeze mu rugo twubakiyemo abana, humura, aba ari impamba, ntabwo waturuka mu muryango wacu ugenda ugwa nzira. Impamba rero turi buyiguhe, ndetse n'akanozagendo turagaguha. Reka twongere dutuze hano muri iyi sare, twongere dutuze hanyuma duhamagare wa mwingenzi wacu wongera turagize Imana dusoreze iyi gahunda aha. Nitumara gusoreza iyi gahunda aha, wabanye natwe niwe muyobozi wa byose byiza. Ibibereye aha hantu ni ku bwawe, ibibereye aha hantu ni uko wabaye umuyobozi wacu kandi mwiza. Turashimira Yesu umwami udatenguha, tukamushimira ko yakuduhaye ukatuyobora mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, nyamara kandi byose bikaba byabaye uko yabigeneye. Umugoroba nk'uyu rero twongeye gusaba ngo akomeze kutwiyoborera, ibirori dukomeje biri imbere akomeze kubibamo nk'umushyitsi mukuru kandi n'umuyobozi mukuru. Akomeze abane natwe, abane n'abageni. Urumuri rwe rutsinda umwijima, ubwo twe tubona ko bwije nyamara kuri we nta manywa masa. Dukomeze tubone ubwiza bwe. Turinginze cyane kugira ngo ijuru rikomeze kudushyigikira, rishyigikire umukwe n'umugeni. Ibiri imbere byose bikomeze kubana namwe, muturamburireho ibiganza kugira ngo byose bize kugenda uko mwabigennye. Kandi ni ukuri ko tugiye kugenda dutandukanye kubw'umubiri, bamwe basubira mu icumbi ryabo. Uburinzi bw'ijuru bukomeze kubana natwe, mwaturinze mu mabya, muturinde no mu mataha, mwaturinze mu masa no mu mataha, muturinde. Tugendane namwe, abageni babane namwe, ibyiza byose ijuru ritanga ribibahe. Aho bakuye batwakira mu bakubiri inshuro ndwikubye 70. Naho rero nimubane natwe twese, ukuboko kw'Imana gukomeze kubana natwe. Kiruta byose umubyeyi Bikira Mariya akomeza dufubike igishura cye hamwe n'umukwe n'umugeni. Byose ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Ubahe Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. icyifuzo cyiza. Ntabwo byaba ari byo mu minsi iri imbere uje kureba urugo rw'abana ngo uze uyoboza. Rero mu rwego rwo kumara amatsiko, niyo mpamvu nk'umuryango tugira ngo tukwereke urugo twakiyemo abana bacu. Ndabizi neza ko ufite iri kubanda kandi hari ubutumwa bw'umuryango uhetse. Niyo mpamvu rero ngira ngo nguhe uyu mwanya, hanyuma ibikorwa bikurikiyeho duhesha abana bacu bigisha, tubaheshe n'uburenganzira bwo kujya gukora. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Urakoze. Hari ejo bundi aho uzayoboza, umva hari ibindi biganiro bindi wenda twaza kuzakomeza mu kanya, tukabikomereza haruguru muri sare. Kigeze kugira ngo umuntu amenye aho bataha, aho barizwa. Wari umugore, wari umukobwa yabaye umugore, wari umusore akaba umugabo. Nk'umuco wacu dutanga amashyi n'impundu. Yego.